ese yabisha bazize iki? jije nta batatonganye se no kubaruta mu myanya n'urumoga yakoresha urumogi we shaka kwica n'uwo nguri mu bitaro uwo ngutapfuye ari uwo yego byabere ni hafi wabo yavuye mu nzu aza kureba ubwo nkwese mukubita icuma kimwe tava mu mwuka ayayayaya ariko uwo nguwo n'umuntu urangara w'ikiharamagara uhora ufungwa ariko nta kintu bapfaga ni ukuba niyo kamere ye niko ateye. ubwo muri make twavuga ko ni umwuka nyine mubi w'umubamo n'ibyo akoresha by'intuza byo afungwa yafungurwa agakora ibi mbese muri gereza hameze nk'aho habaye mu ariko amakuru dufite nuko akoresha itatemewe urumogi. yakoreshaga ibiyobyabwenge akoreshaga ibiyobyabwenge abana ntacyo bapfaga mbese natwe mu bintu byatuyobeye n'uko rwego kuba yakwita umuntu icya kabiri nta kintu bapfuye urumva ni ubwenge bimukoresha ubwo ni muzima ubundi bamujyanye kwa muganga atari kuvuga. nk'iyi nkuru njya kuyikora nayikuye ku wundi muntu kuri TikTok yayipostinze rwose ari no kuvuga ni naho nayikuye urumva ntabwo njya nkora ibintu nyine bidafite source y'ahantu nkuye ibintu ubwo nyine mbona ukuntu ari kubisobanura n'uburyo ari kubivuga mbona yanamupostinze ko nyine yapfuye abivuga bihamya numva ko ari byo nyuma rero ngerageje kumubaza ngo wame amakuru arambuye arambwira ngo azamvugisha birangira gutyo ahubwo wenda icyo njye nakora nshobora gukora indi nkuru mbeshyuza ko atapfuye uwo mwana babitse ariho aho ngaho ubuzima ko ari mu bitaro bya Gisozi wapfuye ko ari iyo foto y'ino commentaire yego ara wapfuye ari uri mu bishe bose n'abavandimwe banje ntabwo tuvukana mu nda ariko nawe kandi twabona n'abana batoya kuri njye ariko ndazi cyane urumva ntabwo heze inkuru itari ubwo rero urumva impamvu ubwiye ngo ifoto yikureho ntabazi ko ari mu bitaro gwitanditseho ko yapfuye byo byahita biborohera kandi atapfuye yego urumva ejo no twamushinguye rero ngo habi ejo nibwo uriya mwamushyinguye ejo kuwa gatatu ariko se umuntu arifata nyine akica umuntu gutyo gusa ubundi abantu babuze imyuka mibi kuri urwo rwego byagenze gute ko biri koze ntabwo tuziranye ariko nawe uri umuntu naho uba ibihe bikorwa abantu turi abantu batandukanye imyumvire tumva uwo mwana ukurikira ntabwo ari bwa mbere yafungwa gusa niyo bwa mbere yakwica umuntu bwa mbere yafungwa kandi n'ubu umuntu ntagafungwa muza afungwa kubera yakoze ibyaha ubwo rero n'abo bana si n'ikigero cye uwo mwana ubundi wishe bankurikira ntabwo abuze imyaka 35 ntabwo ayibuze yego niko akaba ngaho yishe ko uriya mwana iyo foto mperetse uwo mwana watwashe imyaka myinshi ni nka 15 ntabwo ari 18 n'uwo wundi rero nawe arishobora kuba kwisingira nawe ntabwo irengeje bari ikigero kimwe uyu musore nta byumweru 3 bishize afunguwe yego nyine afungiwe akora ku ntuza kuri sitasiyo ntagere kuri ntuza ntagere hejuru ubu rero bimeze nk'ikibazo ariko ubundi inzego zizi ko ari umuntu udashobotse yego ariko kugeza kuri ubu ngubu nyine inkuru ubuze gukora baramutwaye nyine inzego z'umutekano zaramufashe
ubundi akimara kumwica yisha munsi y'iwabo, yego. bamera nk'abashatse kumubura gatoya, nk'igihe cya saa moya bamubonye bagiye yihisha munsi y'iwabo. Ubwo rero inzego za leta uruze kureba iyo foto neza, yambaye n'amapingu, amapingu n'inzego zibishinzwe. Yego. Ubwo niho bacamo icyo yahuye uwo mwana wapfuye, abona ko atari we yarakica, ko yarashaka kwica uwo nguwo uri mu bitaro. Uwo nguwo uri mu bitaro urembye? Uwo niwe yashaka kwica ubundi. Ni nawe witwa Fred se bavuze? Fred ni uwo wapfuye. Oh, yego. Niwe witwa Fred. Ubundi sinzi niba uzi mu karere ka Rubavu umurenge wa Bweshi. Hari ahantu ako kagari nakubwiye bakoze ku mupaka wa Kongo. Yego. Hari ahantu hari ibitaro bya dispensaire, hari ibyo bitaro bya Bwigi nyine dispensaire ya Bweshi, centre de santé ya Bweshi. Iyo centre de santé igabanyamo ahiri umuhanda uhari, ugabanya twahura akagari ka Mutovu, hari n'akagari ka Heho. Ibyo bitaro bikaba byubatse mu kagari ka Heho. Ubwo rero uwo mwana wapfuye we mu kagari ka Mutovu. Iyo centre ubwo baraba bayituyemo, bayihuriyeho, akagari ka Mutovu. Uwo mwana yavuye iwabo aza muri hereye, ariho hari uwo muhanda uba ugabanyamo utwo tugari inshuro ebyiri. Kuba nyine yumvaga umuntu ari gutabaza, aza kureba ikibaye, ubwo niwe yahise amuvaho, niwe yahise areka kumutera icyuma, agitera uwo nguwo wundi, n'icyuma kimwe yamuteye. Yego. Yamaze gutera icyo cyuma ahita apfa. Ariko yaragambiriwe uri mu bitaro. Yego, ariko uwo nguwo uri mu bitaro wese ntacyo yigeze amukomeretsaho cyane, we yamuteye aramuhusha. Kuvuga ngo uriya musore warimo amapingu, uwo yaragambiriye kwica ni uwo nguwo uri mu bitaro. Yego. Pingu we nta gikomere afite, nta na kimwe, kuko nta wamubona. Ubwo rero inkuru ubuze gukora ivuga ko uwo nguwo arwaye, wenda ashobora kuba yanakira, kandi koko ni icyizere kugitanga, ariko ko ari muzima. Yego. Kandi ko ari wapfuye. Bivuze ngo uriya wapfuye yaraje gukiza uri mu bitaro. Ndi kumva utangiye kubyumva, ni uko nguko bimeze. Yego, yego. Ugize neza kumvugisha rwose, urakoze cyane. Mukomeze kwihangana, Imana ibafashe kandi mukize n'uwo mwana. Turakomeza dusenge turebe icyo Imana yakora. Yego, murakoze. Ngira ngo mumaze kubyumva, ni inkuru ibabaje cyane. Tubonereho no gukomeza kwihanganisha umuryango wabuze umwana wabo, kandi Fred nawe Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Ubwo rero abantu ku mbuga nkoranyambaga bagiye babona inkuru y'uko uyu mwana yaje kuza kwitaba Imana. Ndagira ngo mbabwire ko kugeza kuri ubu ngubu waracyari muzima, arwariye mu bitaro bya Gisenyi, ariko akeneye amasengesho menshi. Dukomeze tumusengere kugira ngo Imana imukize, yoroherwe, ave muri biriya bitaro amahoro. Mwabyiyumviye nk'uko mwabyumvise mu majwi yatambutse, cyangwa se mu kiganiro nagiranye n'umuntu wa hafi y'uyu muryango. Yavuze ko mu by'ukuri uyu musore yashakaga ubundi kwica uyu mwana muto mubona ufite igicuba, akaba ari nawe urwariye mu bitaro kugeza kuri ubu ngubu. Hanyuma rero uyu Fred yumvise umwana atatse, aje gutabara, bihita birangira uyu musore ngo ari we akubise icyuma, ahita yitaba Imana. Rero ku itariki 14 ubwo nyine n'ejo hashize kuwa gatatu nibwo yashyinguwe. Imana ikomeze no kumuha iruhuko ridashira, kandi mwihangane mu muryango.